Muraho neza abakunzi ba filime My Daughter, aho muherereye hose turabasuje kandi dukomeje kugenda tubifuriza gusoza umwaka wa 2024 neza ndetse no gutangira umwaka wa 2025 neza nk'abakunzi ba filime My Daughter. So rero twe gahunda ni yindi dukomeje kugenda tubifuriza Noheli nziza n'umwaka musha muhire wa 2025. Iki rero ni ikiganiro My Daughter tuganire show, aho tugiye kugaruka kuri filime yacu My Daughter, kuri ya filime y'ubwenge ikomeje kugenda ifasha abantu gusoza umwaka wa 2024 neza. Ya filime ikomeje kugenda ifasha abantu gusoza umwaka wa 2024 bishimye, ikaba izanabafasha gutangira umwaka wa 2025 bameze neza bishimye. Akaba ari filime yiswe My Daughter, akaba ari filime iri kubica bigacika muri iyi minsi, akaba ari filime inyura kuri YouTube channel yitwa OB TV show. Nawe nimba utarahanyura hanyure ubundi wirebere filime y'imiriro gusa. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu My Daughter tuganire show tugiye kugaruka kuri episode ya 37 ndetse na episode ya 38 ya filime yacu My Daughter, aho episode ya 36 ya filime yacu My Daughter yaje kuba irangira abakunzi ba filime My Daughter bafite amatsiko menshi cyane, dore ko ukuri kwari gutangiye kujya hagaragara. Episode ya 36 ya filime yacu My Daughter yaje kubirangira umuntu bita Maître David atangiye gushira ukuri kose hanze. Abakunzi ba filime My Daughter, abakunzi b'iyi filime My Daughter bari barakomeje kwibaza igihe umuntu bita Maître David azashirira ukuri hanze, kubera ko umuntu bita Maître David yari asanzwe azukuri. Nyuma yaho umuntu witwa Isabelle ariwe mugore wa Nkuranga yari amaze gukora ibintu bikomeye cyane, aho bari bamaze kuba bashimuta Maître Steven ariwe mwavoka wa Vumiriya. Ibintu byari bimaze kuba byaba bindi. Abakunzi ba filime My Daughter bari bamaze guhangayika ku rwego ruri hejuru, ariko kera kabaye wa mwaka w'abanyabinyoma, kwa kundi mujya muvuga ngo ukuri guca muziko ntigushe, byaje kurangira ukuri kose birangira kugiye hanze, birangira umuntu bita Nkuranga amenye ukuri kose umugore we Isabelle atigeze amubwira. Umuntu bita Maître David k'uyu munsi none we yaje yariye karungu, byose ahita bishira hanze, ahita akoza agati mu ntozi, aho umuntu bita Maître David yasobanuye uburyo bwose bushoboka, asobanurira Nkuranga ko umugore we Isabelle uhora amucuragiza, ko yabyariye kuri biriya bitaro Nkuranga yigeze kujya gushakaho ibyangombwa, ifishi y'umwana, ifishi y'amavuko ndetse n'icyangombwa bita attestation de naissance y'umwana wa Isabelle. Mu by'ukuri ibyo byose byari ibinyoma. Niyo mpamvu mwabonaga umuntu bita Nkuranga ahora ashira puresha ku muntu bita Isabelle ngo ajye gushaka ibyo byangombwa, ariko mukabona umuntu bita Isabelle akomeje gufunga umutwe, akomeje kugenda acuracurika umuntu bita Nkuranga. Mu by'ukuri nk'abakunzi ba filime My Daughter, ibi byose mukomeje kwibaza ngo nyuma yaho Nkuranga amenye ukuri abibwiye n'umunyamategeko we cyangwa umwavoka we muzi nka Maître David, Nkuranga we araza kuba afata ikihe cyemezo, kubera ko episode ya 36 ya filime yacu My Daughter yaje kuba irangira ibyo byose bitagiye hanze neza. Ari nayo mpamvu mvuga ko abakunzi ba filime My Daughter bafite amatsiko ari hejuru cyane, baje kuba bibaza ngo ese ubundi Nkuranga araza kuba byemera neza, baje kuba bibaza ngo ese ubundi Maître David ninde umwohereje gutanga rya tangazo, ni ikihe kimenyetso simusiga gise kimugaragariza ko umuntu bita Isabelle nta bitaro na bimwe yigeze ajyamo, umuntu bita Isabelle uriya mwana atari uwe. Mu by'ukuri mukomeje kwibaza ngo ibyo bintu umuntu bita Maître David abikuye he, mukomeje kwibaza ngo ubundi Nkuranga agiye guhita yemera biriya bintu bya Maître David. Mu by'ukuri ibyo byose nk'abakunzi ba filime My Daughter, abantu bakunda ikiganiro My Daughter tuganire show, mwewe muhawe ikaze. Nanone abadakunda My Daughter tuganire show nababwira muskayipinge mwikomereze, ariko nk'abakunzi ba filime My Daughter, abakunda filime My Daughter, ndagira ngo nizera ko muraza gukurikira show kugera irangiye, muraza gukurikira ikiganiro kugera kirangiye, kugira ngo mube musobanukirwa byose mutamenye, mube musobanukirwa byose mutabwiwe n'abandi bose kuri filime yacu My Daughter. Ngira ngo kugenda tubasobanura akantu ku kandi muri filime
ntabwo bikunda, ari nayo mpamvu dukora ikiganiro My Daughter tuganire show kugira ngo tubasobanurire ibyo twabuze ukuntu tubibasobanurira muri filime yacu My Daughter. Rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, ku bantu bari bakomeje kwibaza uburyo umuntu bitavumiriya bimurangiranye bitewe nuko umwavoka we ari we Maître David yari amaze gushimutwa n'abashitani, mu by'ukuri mwari mumaze kuvuga ati birarangiye, dore ko umuntu bitavumiriya we yamaze kuba aba nk'umusazi nyuma yaho yahereye mu gitondo ahamagara umwavoka we, dore ko umwavoka we yari yamuhaye n'imbabazi nyuma yuko umuntu bitavumiriya yari yavuniye ibiti mu matwi akanga kumva inama umwavoka we amugira ndetse n'ababyeyi be, kaza kurangira ibimenyetso byose abishiriye Isabella. Mu by'ukuri umuntu bitavumiriya ntabwo yarazi neza ko umuntu bita Maître Steven azamubabarira, ariko mu by'ukuri umuntu bita Maître Steven yaramubabariye. None kera kabaye umuntu bita Maître Steven yaje kubashimutwa bikozwe n'uyu mugore bagereranya na shitani. Mu by'ukuri aho uyu mugore bita Isabella nubwo ibyo byose bigiye hanze yari amaze gutera abantu ubwoba, aho bamwe bavugaga ko bashobora guhurira nawe nko mu muhanda bakaba bakiruka bakaba baca n'umutima bitewe n'ubugome n'ubugambanyi buhanitse bamubonana umunsi ku wundi. Mu by'ukuri rero nk'abakunzi ba filime My Daughter bakomeje kwibaza nanone ngo ari amakuru yose umuntu bita Micheline ndetse n'umuntu bita Jeanne bahora bari gushakisha, mukomeje kwibaza ngo baba bayajyana he, mukomeje kwibaza ngo ubundi ninde wabatumye, mukomeje kwibaza ngo ubundi intego za Micheline ni izihe. Mu by'ukuri nk'abakunzi ba filime My Daughter mwamaze kuba musobanukirwa ko umuntu bita Micheline aherereye ku ruhande rwa Vumiriya. Gusa nk'abakunzi ba filime My Daughter mukomeje kwibaza ngo umuntu bita Maître David ni igiki cyatumye asohora ari amakuru simusiga yaje kuba yakura he. Murabizi ko ahubwo umuntu bita Maître David yari yarakerewe gusohora ari amakuru. Ese mwaba mwibuka umunsi umuntu bita Isabella yicaje Maître David akamumenera amabanga yose, akabwiza ukuri Maître David akamubwira ko uriya mwana atari uwari uwa Vumiriya ahubwo ashaka ko yamuburanira uriya mwana bakamwambura Vumiriya burundu. Murabyibuka neza ko umuntu bita Maître David yabyibutse bikamutera ubwoba, umutima ukamurya, aho yaratangiye kuvuga ko n'urubanza atararuburana, hanyuma arabyihorera. Abakunzi ba filime My Daughter bakomeza kwibaza ngo k'uyu muntu Maître David amenya ukuri, kandi umugabo wa Isabella ari we Nkuranga akaba atazi ukuri umugore we Isabella yarakumuhishe. Amaherezo uyu mugabo Maître David ntaho bizarangira ukuri agushize hanze abwiye Nkuranga ukuri kose ibyo Isabella yamubwiye. Mu by'ukuri ibi byose abakunzi ba filime My Daughter barabyibajije, ariko bategereza ko umuntu bita Maître David kuba yamaze kumenya ukuri akwibwiriwe na nyirubwite ari we Isabella waje kuba amubwira ko umwana atari uwe ahubwo bari kuburana amahugu. Mu by'ukuri umuntu bita Maître David yari amaze igihe areba inzira zose zashoboka yabinyuzamo kugira ngo ashire ukuri hanze abwire Nkuranga areke guhora acuragira. Murabizi Nkuranga ni umugabo ufite ikibazo cy'umutima, ajya arwara umutima. Rero biriya bibazo byose yararimo, amaherezo yararishwa na depression kuko umugore we Isabella ntago yashakaga kumwumva, ahubwo umugore we Isabella kugeza ubwo yari yamaze kwifatira icyemezo cyo gutangira gushimuta umuntu bita Maître Steven ndetse n'umuntu bita Vumiriya adasigaye. Mu by'ukuri rero uyu mugore Isabella cyangwa se uwo muzi nka Fabiola mu by'ukuri agereranwa n'ishitani. Akenshi iyo ari kwagitinga abenshi baravuga ati nyamara no mu buzima busanzwe ashobora kuba ari umugome. Biragoye ko wakumvisha umuntu wese ureba filime My Daughter adasanzwe aziranye n'umuntu bita Fabiola mu buzima busanzwe cyangwa se uwo muzi nka Isabella umugore wa Nkuranga ngapfe kwiyumvisha neza ko atari umugome.
mu by'ukuri rero nk'abakunzi ba filime My Daughter ndagira ngo mbere yuko tuza tubabwira imyanzuro ikomeye cyane, ingamba zikomeye cyane, ibyemezo biteye ubwoba umuntu bita Nkuranga yaje kuba yafata, nyuma yaho yaje kuba amenya ukuri kose, tubabwira ngo ese umuntu bita Nkuranga araza kuba agera neza ahantu umuntu bita Maître Steven afungiye, kabone nubwo umuntu bita Maître Steven yanze kuburanira umuntu bita Nkuranga, ariko mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga we ntabwo yaje kuba abitindaho. None umuntu bita Maître Steven kugeza ubu ngubu afungiye kwa Nkuranga. Mukomeje kwibaza ngo ese Nkuranga ko Maître Steven afungiye iwe, umuntu bita Nkuranga araza kumenya neza ko Maître Steven afungiye iwe? Mu by'ukuri ibyo byose nibyo tugiye kuba tuza tubasobanurira mbere yuko dusoza iyi show yacu y'uyu munsi. Ariko ndagira ngo nkusabe ugeze kuri munota ukidukurikiye bisobanuye ko ukunda filime My Daughter, mu by'ukuri reba munsi iyi video gato ahantu handitse subscribe ukandeho nimba utarabikora, nimba warabikoze congratulation. Ikindi mwese mudukurikiye yaba bakoze subscribe yaba abatarayikoze, murebe munsi iyi video ku ruhande rw'ibumoso akantu k'akaganza karebye hejuru mukandeho, muraba mukanzira ubundi nk'abakunzi ba filime My Daughter dukomeze twimanukire 5 kuri 5. Nizere ko share zo mukomeza kugenda muziduha, nizera ko ibitekerezo byanyu amakomenti amaze kuba menshi, buri wese udukurikiye nizera ko araza kuduha igitekerezo ku kintu atekereza kuri filime yacu My Daughter, ku kibazo afite cyangwa ku cyifuzo, byose cyangwa se ku kintu afitiye amatsiko, byose turaza kuba twabasubiza. So rero nk'abakunzi ba filime My Daughter nizere ko muraza kuba mushuyaringa iyi show mukayigeza no ku bandi bakunzi ba filime My Daughter, nabo bagakomeza kugenda biryoheza, bagakomeza kugenda basoza umwaka wa 2024 bari kwenjoyinga na filime yacu My Daughter. So rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, ikintu cya mbere mukomeje kwibaza ngo ese Nkuranga araza kuba yemera ari amakuru yahawe na Maître David? Umuntu bita Nkuranga ntago araza kuba bitindaho, bitewe nuko nawe akomeza kwibaza impamvu ituma umugore we Isabelle atajya gushaka ibyo byangombwa, kandi mu by'ukuri avuga ko bihari, avuga ko we yiyizeye ari umunyakuri. Mu by'ukuri icyo kibazo na Nkuranga akomeza kugenda kibaza. Murabizi ko Nkuranga ari n'ikindi kibazo yigeze kwibaza, abaza umugore we Isabelle, aramubaza ati ese kuva nava mu mahanga, kuva nava iyo nakoraga ko ntarabona wonse uwo mwana byagenze bite? Umugore we Isabelle ibintu byinshi yagiye amubesha, ngira ngo mwarabibonye. Nanone akomeza kugenda amubesha ko adashobora kujya ku bitaro ngo bamuhe ibyo byangombwa, mu by'ukuri ari we ushobora kujyayo wenyine bakabimuha. Nanone yamwoherezayo umuntu bita Isabelle akanga kujyayo. Hashira iminsi mike akabona umuntu bita Vumiriya aje ngo ajye kureba umwana we, ngo ajye gushaka Fabiola amuhe umwana we. Mu by'ukuri murabizi n'umuntu bita Nkuranga ntabwo yiyoroheje, agenda acukumbura utuntu twinshi. Ibyo ngibyo rero, ibyo byose tumaze kuba twababwira, ni bimwe mu bintu biraza gufasha Nkuranga guhita yemera neza 100% ibyo umuntu bita Maître David araza kubamubwira, bitewe n'ibyo we mu maso ye ibimaze kunyuramo n'ibyo amaze kubona. So rero uyu munsi twabashije kuba twakora ikiganiro kigufi, ariko nk'abakunzi ba filime My Daughter ndagira ngo mbabwire ngo bye bye, happy new year, tuze guhura next video, next